umuntu agira ubwiza bw'Imana cyangwa nakarimi n'uburyarya. Erega nubwo tumeze nk'abisobanura kugira ngo tumenyeshe abantu ibyo kuri social media, ariko abantu baratuzi reka mbwire na ntuze ngo nawe baramumenye, ahubwo bacabiranya batarabamenya biyitirira abana bo mu rugo kuko berekanye rwa rufunguzo, ariko ingufuri zarahinduwe. Kugira ngo rero nawe umenye kuri intumwa nuko ubuherukana n'uwagutumye. None se ubu uyu mwana ntashobora kwishitura akikangura akavuga urufunguzo iwacu bararukeneye kandi baramaze kurudisconnectinga, atari rwo rugikora. None se ubu imbuto z'abantu b'Imana, reka mbaho urugero kuri social media, abantu amara yasandaye babeshejweho n'iby'indamu gusa, kuko ubura burasakumba ubwo ku muturanyi, busakumba iby'umupfakazi, ubw'imfubyi, kugira ngo bahaze amara yabo. None amara atasandaye ni amara yarasandaye ku buryo umuntu arya iby'uwagataro, uw'umuzunguzayi, akarya iby'uwo mu iduka, akarya iby'uwo ku mayinite, akarya n'imgemu yo kwa muganga. We amara yarasandaye ari hirya hino. None se tuvuge ngo Yuda ziza abigishwa cyangwa ziza Yesu wamurekeye ku giseke? Uyu munsi twebwe ntiduhanurishwa n'ibitambo, si amategeko, duhanurishwa n'ubugingo bwa Kristo. Bibiliya iravuga ngo uwizera ubuhanuzi, ingororano ze nazo ni iz'umuhanuzi. Gukiranuka kwa Kristo iyo biri muri twe, duhanura iteka. N'uyu mwanya wo kubaza ngo umuhanuzi ariho, ibi navuze nahanuriye ubugingo bw'umwizera. Niba umushakira kure, reba nise tuvuge ngo nise tariho. Reka nkubwire icyo. Icya kabiri, nutemezwa nuko nise yahanuye, dore umuhanuzi. Gatatu, Bibiliya nikunanira, tumbira Kristo. Anise atahanura Kristo, Bibiliya yanditse ibya Kristo. Nigu confusing, izera Yesu. Anise nutamwumva, umva Yesu. Nubona umuntu uri kwitwaza Yesu nta kibazo yamugizeho, nawe ntuzakigire, kuko Yesu aba afite impamvu. Ubundi ntidukwiriye kurwanira Yesu intambara yagiye ku ruhande. Niba izi ntambara zatazirwana, zihorera afite impamvu. Niba umuntu avuga mu izina rya Yesu ntamwice, wowe ugashaka kumuhitana, menya ko ari wowe ufite ikibazo ahubwo. Kuki Yesu yamuretse kandi abyumva? Uzi ko Yesu umukorera ahari, umukorera areba, ukanamubeshyera yumva. Gute rero yaretse umuntu umubeshyera? Hari akantu njya nkunda kuvuga kanantangaje. Umbwira igitangaza muri abo bantu babiri. Ari Yuda wibaga amaturo abana na Yesu, ari na Yesu warekeraga Yuda ku maturo kandi Yuda yiba. Ubwo utangaje ni abiri bya Kristo araguhindura. Ndabyemera ko umuntu akubwiriza ubutumwa akakwaturaho n'umugisha, akanakubwira umugisha. Nge sindi muri bamwe bavuga ngo fata visa ngo ni icyaha. Imana irazitanga, ziriho ziva ku Mana. Ngo amazu meza ngo n'amamodokari nibyo, ni iby'abizera, Imana yarabitugeneye. Kubivuga si ikibazo, ariko bihabwa nde? Ni umuntu uhindutse. Iyo umuntu amaze guhinduka, Imana ihindura amateka. Rero ninkubwira guhindura amateka ntarakubwiriza guhinduka, menya ko ndaherukana n'uwantumye. Ariko ninkubwira guhinduka nyuma nkakubwira guhindurirwa amateka, menya ko ndi mu murongo w'ubutumwa, kuko Imana iyo imaze gukiza ubugingo ikiza. Niba yaguye gute ubundi muri kugenzura imirimo y'umugwe abazima mutari kujya kumuramira? Ko ari nacyo kibazo abantu tugira. None se igihe yaraguye ko hari icyo yarabamariye? Igihe mwe muhagaze mu mubari twerera imbuto bakatwita abasazi, ngo ni uburyarya. Hari n'abo twerera imbuto bakatubwira uti mwigize abatagatifu. Hari n'uwo werera imbuto akaguta ariko nk'iki kigoryi. Abo ntibatubuza kwera, nta nubwo papasi yacu yo kwera ari ukugira ngo bazirye. Twebwe twera kuko dufite ubuzima butuma twera, kandi twera imbuto zisobanura abo turibo. Nicyo navuze rero, ntabwo ndi kure yawe, nubwo nashatse kubanza kurwanya abantu bagenzura imbuto z'abandi, kuko nta muntu n'umwe uriho wo ukurimo umwenda wo kwera imbuto urya, ariko wowe uriho uri mu mwenda wo kwera imbuto abandi barya. Niyo mpamvu nuzibura ku bandi uzera twemeye
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafitiye ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya no. Mwese tubasuje kandi twifurije ineza y'Imana, twifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Hafi na rero aho murereye mu bice bitandukanye by'isi, kamwe rw'amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, reka mwese twizere ko muri amahoro kandi mukindwe mu buntu bw'Imana. Amen. Wahageze rero hano niho nishakiro ry'ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza bubohora. Yesu yavuze ngo mubwire ukuri, kandi ukuri niko kuzabohora. Ukuri ni Yesu, ukuri ni ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana ihamagaye kandi Imana gukoresha imirimo y'ubutwari muri iki gihe. Niyo tugiye kugana muri kano kanya, reka tumuhe ikaze. Tuguha ikaze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Reka nanjye nakira abantu bari ku Musaraba TV, tubahaye ikaze. Ku ijwi ry'umukanguzi turongera turabahobeye. Ukuboko kwiza kw'Imana n'umugisha uturuka mu buntu bwa Kristo Yesu bibe kuri mwe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Umeze neza? Namahoro. Utangiye dusuhuza ariko hari abantu batakuzi. Abantu tutaziranye ni cyane cyane ku Musaraba. Nitwa Aniseti, ndo mubwiriza butumwa. Hari ibindi buriya? Ndakeka ibyo bibaye. Murakoze cyane. Washaka ibindi yakubaza mu gikari. Yego, na Aniseti tugiye kugana muri kano kanya rero, ni umukozi w'Imana, ni umuvuga butumwa, kandi aracyari muri babandi muri bya 7,000 bitarapfukamira Bayali. Haryo ubu biracyari 7. Ushobora kuba byararenze. Ari umuntu twagana ubushize bambwira ngo ni 2. Reka bimaze kugabanuka. We yaramwe ngo ni 2. Ntabwo yagendanye n'ihame rya Bibiliya. Byari 7 bitarapfukamira Bayali, ariko byikubye inshuro nyinshi cyane ku bw'amaraso ya Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo ni yatumye biba byinshi. None se amaraso ya Kristo ni umurama w'agakiza. Naho 7,000 bitapfukamiye Bayali ni ibya mbere y'ubucunguzi. Ni ibya mbere yo gucungurwa. Abinjiriye muri Kristo bako mutababara. Abinjiye muri Kristo ndabyemera ko babaye benshi, ariko kandi nanone iyo usesengusha usanga hari abantu bafashe amaraso ya Yesu Kristo yagiye gikinisho. Bari he? Abantu mu bakurahe. Uye hari abavuga butumwa ugenda bakubwira ati barakubwiye ngo kwihana wihana rimwe ryonyine. None se ibyo vuga butumwa ryemera? Niba bamwe muri bo batizera, kwizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Ntibikabe. Urakoze. Ko ibyanditswe bivuga. Ni ukuvuga ngo rero abo biyobagiza ntibakuyeho abari muri Kristo Yesu. Yego. Ko muri Kristo harimo benshi cyane. Ni musa cyavuga. Ego, ntabwo rero dushobora gushira isoni habe na gatoya, cyangwa ngo tubinkora amahano ku rwego twavuga ko mu maraso ya Kristo nta wundi mubare wajemo. Kuko muri Kristo harimo abizera baruta abo mu mategeko n'ibitambo. Ubwo baba bari mu bihumbi nka 40 noneho. Bararenga. Umure tutazi. Ariko Imana zawe duhishurira one day. Uwanditse Yohana, wegereze mikoro kugira ngo ijwi baryumve neza. Yohana yaravuze ngo mbona abantu benshi baturutse mu mahanga yose, ngo umuntu atabasha kubara, bambaye imyenda yera n'amashami y'imikindo mu ntoki, bavuga ngo agakiza n'ak'Imana yacu. Abo benshi rero batabasha kubarika bica icyuho cy'umubare wumvikanaga. Kandi kuvuga 7 kwa Mutere muri toya Bibiliya ntabwo ari umubare, ahubwo nuko bashyitse ku rugero Imana bakeneyeho. Abo 7 bamaraga Imana ishavu ku buryo idatekereza ngo hari abandi badahari. Mbibutse ko abakiranutsi baziba icyuho cy'abakiranirwa ku mutima w'Imana. Yego. Nshuti bavarwe muduteze amatwi rero n'uyungu tugiye kuganira yitwa Aniseti, mwamubishe n'umuvuga butumwa. Bararatwe muri kino kiganiro, utagere natwe kugeza dushoje, kandi ntibagirwe gukora subscribe nimba utarayikoze, kandi nimba warayikoze nawe turagushimiye. Ariko kandi reka mbabwire ngo n'umwaka mushya muhire. Amen. Reka dusabe rero Aniseti asenga Imana, ubundi dukomeze tuganira. Mana turagushimiye
tugushimiye ku bw'imbabazi zawe zihoraho. Imbabazi zawe zaratuzuye, ijambo ryawe ritubeshaho, ubuntu bwawe butwunga n'Imana. Haleluya! Ibyo bitumye twishimira kuvuga ko turi urubyaro rw'Imana, kandi turi proud rwose, turi fier, turabyumva, turabyirata ko Imana ari Imana yacu. Uyu mwanya tugiye kwaturirana na bene data impamvu y'ibyiringiro byacu. Turagusabye kugira ngo uko usanzwe utuyobora bari kutuyobora, icyo ushyize ku mutima wacu kibe kivuye mu mitekerereze yawe, kugira ngo tuvuge ibyo ushaka ko abantu bumva. Ubuntu n'amahoro n'agakiza bibonerwa muri Kristo Yesu bigwire muri twe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza udusengeye. Anise tumaze iminsi nibaza ikintu, abavuga ubutumwa babwiriza ubutumwa benshi baravuka ku munsi, ku manywa na nijoro, abahanuzi bakavuka ku manywa na nijoro. Buri munsi nshavuga ko bavuka buri munsi, ariko tugashaka impinduka tukazibura. Impinduka muzishakira he? Muri abo bavutse cyangwa mu babwirijwe? Havuka, icyo nashatse kuvuga, havuka abavuga ubutumwa benshi. Uyu munsi wasanga runaka ni umuvugabutumwa, ejo runaka ni umuhanuzi, ukona ni benshi. Mu minsi ishize bwo twabonaga n'insengero zikomeje kuvuka nyinshi, ariko rero muri sosiyete ugasanga ntagenduka. Nkibaza nti ni akahe kamaro k'umuvugabutumwa cyangwa se k'umuhanuzi muri sosiyete? Ikintu cyo kiriho mukwiriye kumenya, ntabwo umuvugabutumwa ahindura abo yabwirije, ahubwo bahindurwa n'ibyo bumvishe mu babwirizabutumwa. Sinzi abo uwo wita umuvugabutumwa ari inde ubivuga. Ntabwo njya ribona abavugabutumwa. Baratubwira abavugabutumwa bariho n'ikibaranga. Umuvugabutumwa first of all agomba kuba ari umwizera. Niyo ntambwe ya mbere, yizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ku rwego intambwe ya kabiri nawe yizerwa. Urabizi ko hari abantu bizera Imana nayo ikabizera ikabatuma. Agomba kuba yizera Kristo, noneho Imana ikamwizera ikamutuma. Noneho mbere yuko avuga ibyo yatumwe, agomba guhinduka ubutumwa mbere yo kuvuga. Rimwe na rimwe abo mwita ababwirizabutumwa ni abavuze, yego, ariko batagira impinduka z'ubutumwa muri bo. Ntabwo rero na bamwe wisa abahanuzi, ntabwo umuntu uvuga ibyo yabonye njye mwita umuhanuzi. Umuhanuzi ni umuntu uhinduwe n'umwuka umukoreramo. Umuhinduye gute? Ko azavuga ko Imana imutumye, ibimenyetso by'umuhanuzi tukabibona akabigaragaza. Ibimenyetso by'umuhanuzi uvuga ni ibihe? Byo tuzi hati Imana irantumye. Icyambere cyaba avuga ati bavuga mu rurimi niko tubizi. Icyo cyo uhita gikuraho, uwo ni umunyempano. Yes, ubwo turashaka neza turi kuganira. Icyo gikureho uwo ni umunyempano. Yego, umunyempano, impano y'ubuhanuzi ko si impano se. Ntabwo impano y'ubuhanuzi ari impano y'indimi. Turi kuganira n'abandi babyumve. Kuvuga ururimi rutamenyekana, Paulo yaravuze ngo niba uruvuga utarusobanura ceceka. Yes, haranyine haraza avuga ururimi akanarusobanura. Imana iravuze ngo ibyo nayifasha kuvuga ni ibi ngibi. Icyo ni icyambere. Icyo ni icyambere. Wenda dushaka dufata ibyo ngibyo. Tugusubize ku step by step cyangwa nkure kubanza uvuga. Step by step. Step by step. First of all, umuntu umwuka akoreramo agomba kuba byarwa nawe. Iyo umwuka akubyara arakuyobora, kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Urakoze. Icya gatatu, umuntu uvuga ururimi rw'umwuka agomba kuba afite ibimenyetso ko ayoborwa n'umwuka. Ikindi, gukoreshwa n'umwuka, tukaba dufite impano z'umwuka, ariko mu by'ukuri nta mirimo n'imbuto z'umwuka. Uwo muntu aba ataraba umukozi w'Imana, ayikorera itamukoresha, reka mbyite gutyo. Kuko hari amagambo abantu bamaze kurigisinga muri mayindi, ari bishyizemo ngo Imana ihagarara ku bitugu by'abapfapfa ikavuga, kandi iryo jambo ushobora kuba uryemera. Ntabwo ngeri ryemera neza. Urakoze. Ntabwo Imana ishobora gukoresha umupfu, hari abazima. Niyo mpamvu Kristo yapfuye ngo azure abari mu rupfu. Burya gupfa kwa Kristo ni uguhura n'abapfu, kuzuka kwa Kristo ni ukubeshaho abari bapfuye. Paulo yaravuze ngo twapfanye nawe tuzukana nawe. Iyo yari objective ya Kristo mu rupfu, gupfa ngo ahure n'abapfu, azuke azuye abapfuye. Ni ukuvuga iki rero?
umwuka wera agira imirimo, agira imbuto, agira kamere, kuko umwuka agira amaboko, agira amaguru, agira amaso, agira amatwi, agira umunwa. Niba afite izo ngingo zose aravuga akanakora. Bibiliya iravuga ngo ikibyarwa n'umwuka cyose nacyo ni umwuka, kandi ikibyawe n'Imana kinesha iby'isi. Sibyo? Niba kinesha iby'isi, uyu muntu by'ukuri ashobora kuba ari umunyempano. Ubu wowe umpaye impano, ni urugero, ukampa impano ya telefone, nabasha kuyihamagaza undi ntari kuguhamagara? Birashoboka. Urakoze. Ni kimwe n'uko umuntu yakoresha impano atari kumwe na nyirayo, kuko impano uyigiraho uburenganzira, urayifite. Agatanga mesaje ivuye hehe, agatanga ubutumwa buvuye he, kandi avuga ko abuhawe na nyiri impano. Ibi bintu mubyirinde kandi mukomere, mubyirinde. Ntabwo abavuga ngo mwami mwami, ntabwo ari bo bazabona ubwami bw'Imana, niko Kristo yavuze. Nshobora kuguha mesaje ivuye mu bitekerezo byanjye, hari ibyo nimagine. Nshobora no kuyiguha itavuye mu bitekerezo byanjye, ivuye mu isanzure rya Satani. Umupfumu ntiwemera ko yerekwa? Ndabyumva ko ntago ndagiye, ariko ndabyumva bavuga ko yererwa n'umurangi. Reka duhamye. Waramaze ntiwagiyeyo, ntunagiyeyo, singutumye n'abagiye tutabivuga, tutabibabwiye. Abapfumu barareba. Yego. Isanzure bareberamo n'umuhanuzi wavangiwe wariboneramo ibintu bibiri bivanze. Abona ibyo Satani ashatse kumwereka, akanabona ibiri mu igeno ry'Imana, kuko yimagine iby'imirimo y'Imana, akabiguhanurira. Ni hahandi nshobora kukubwira ngo hari ikintu cyiza Imana igiye kugukorera, ndakiyumvamo ariko sinzi icyo ari cyo. Ejo kikaba ntakubwiye icyo ari cyo, nkaza nkareba umuntu akubwira nti ejo bizagenda bitya. Ntabwo ababikora bose ari abayobowe n'umwuka w'Imana. Intambwe ya mbere y'ikimenyetso cyo kuyoborwa n'umwuka w'Imana ni ugutsinda imirimo ya kamere, kuko umuntu ukoreshwa n'umwuka w'Imana agira imbuto z'agakiza. Niba uzi ko n'umwuka, reka mbyite gutyo nubwo atari byo, niba uzi ko umwuka gukoreramo ariko utagira imbuto z'agakiza, ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu mvuze ngo reka mbyite gutyo. Umwuka ntashobora kuba hatari agakiza. Kubera iki? Reka mbisobanure nitonze kugira ngo abantu munyumve. Mbere y'umwuka habanza umubiri. Niko ijambo ry'Imana ribivuga, umurongo wa 40 mu gice cya 15, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto. Yarababwiye ngo ntabwo habanza umwuka, habanza umubiri, umwuka gaheruka. Noneho kuhagize dute? Komeza, turi kumwe ndi kumujye. Naringeze ngo tuhasome. Urakoze cyane. Habanza umubiri, umwuka gaheruka, kuko hizera bariho. Hizera bariho, kandi tubaho twambaye iki? Umubiri. Tuba abana b'umwuka twijeje ibitekerezo. Noneho iyo umubiri umaze kubaho, umubiri ugira ibitekerezo, ari we muntu w'imbere. Mu Kinyarwanda dushobora kumwita, dushobora kumugereranya na kamere, cyangwa icyo mwita fresh, umuntu uwo ari we. Pawulo yamwise inaringe, ari we ugira ya mitekerereze, ari we ugira imigambi. Noneho mbere y'uko haza umwuka, ubwo nicyo turi kuganiraho, hakaba ubugingo butaba muri twe, buba muri Kristo. Ni ubuzima bw'Imana muri Kristo. Imana yatanze mu mubiri wa Yesu, kugira ngo umuntu wemera ya mitekerereze yemere imirimo yakozwe na Kristo muri ya mitekerereze. Twemere imirimo yakozwe na Kristo, duhindurwe mu buryo bw'imyumvire. Ntabwo biraba mu mwuka. Murabyemera ko umuntu w'ibitekerezo atari uw'umwuka? Ndabyemera. Urakoze. Noneho nitumara kwemera muri ya mayindi, muri ya mitekerereze, ikintu umwuka akora ni iki? Icyo gihe tuba twizeye. Iyo wizeye ubyarwa n'umwuka. Kubera iki? Uhabwa kuba ikiremwa kiri supernatural, cyumva ibyo umwuka avuga, kuko ya mitekerereze yemeye ubuzima bwo muri Kristo Yesu iba connected n'Imana. Iyo tubaye connected n'Imana, umwuka wera abaho kugira ngo aduhuze n'Imana. Muzi akamaro k'umwuka w'Imana mu mubiri ni ukugira ngo Imana y'umwuka ihure n'ibifite umubiri. Imana y'umwuka ihure n'Imana y'umubiri? Ntago mvuze Imana. Imana y'umwuka ihure n'umubiri.
imana y'umwuka ihure n'ibyambaye umubiri. Ni nayo operasiyo yabaye kwa Mariya asama inda y'umwuka. Byari bisobanuye ngo imana y'umwuka yiyunze n'ibinyamubiri. Uribuka ko ubwiyunge yabutakarije mu itangiriro ivuga ngo nicujije icyatumye ndema umuntu, ibifite umubiri byose iherezo ryabyo ringeze imbere. Nta muntu wari ukigira umwuka w'imana muri we, ahubwo umwuka yabahangagaho, umwuka yabazagaho. Uribuka ko hari n'igihe imana yacecekaga bagakoresha ubufindo. Urakoze. Noneho imana ibona ntizakomeza kugendera mu ihema, ntizatura mu isanduku, ntizagira icyanya ibamo ahandi idahari, kuko ari imana ibera hose icyarimwe. Ibona ikiri ngombwa ni uko imibiri yacu, reka mvuge twebwe abizera, ko iba insengero z'umwuka w'imana uri muri twe. Ari kugezwamo n'iki? No kwizera Kristo. Kwizera ni ukwemeza bya mitekerereze navuze, tukemera imirimo imana yakoreye muri Kristo Yesu. Iyo tuyemeye rero duhabwa ubuzima bw'umwuka, tuba tugize identification, tuba twiyandikishije mu irangamimerere ryo mu ijuru. Amen. Kuko ubyarwa n'umwuka niwe mwana w'Imana. Iyo tumaze kubyarwa n'umwuka rero, ntabwo umwuka ntabwo ahita tugenga 100%. Ahubwo tuyobora umwuka tugenga iyo twemeye ubuyobozi bwawo. Kwemera ubuyobozi bwawo harimo gukomata, kurwana, kwibuza bimwe dushaka. Singikora ibya byaga binezeza, ubu nkora ibyo ntikoresha, mfite undi nkoresha. Bimwe nshaka gukora ntabwo ari byo anyemerera gukora. Turwana intambara yo kutemera ibitunezeza bikababaza Imana. Tukarwana intambara yo kureka ibyo dushaka kugira ngo dukore ibyo Imana igize gute ishaka. Ibyo bikitwa imirimo yo gukiranuka. Uwo muntu rero buretse gato, iyo bimaze kwitwa imirimo yo gukiranuka, kuko ari yo gukiranuka, nuko bikorewe mu bushake bw'Imana, kubw'ubushake bw'Imana. Rero iyo twemereye umwuka kuyoborwa nawo, aduha impano, aradutuma, aradutoranya, araduhamagara, aradusiga, aradutsindishiriza, aranatwuzuza. Bene uwo muntu niwe mvuga ngo avuze ngo Imana iravuze, voilà, niyo. Avuze ngo ntumwe n'Imana, nibyo, aherukana nayo, aranayumva iyivuga. Avuze ngo bigenze bite, umwuka w'Imana arakora. Urakoze cyane. Uwo muntu rero ubwo niwe tugiye kwita umuhanuzi wamaze kuzuza ibyo bintu byose. Ariko kimwe mu byo wavuze ko ikimuranga harimo n'imbuto z'umwuka. Niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Ariko hari ahantu nshaka kubaza, izi mbuto nje ntago mbana nisete nzabona izi mbuto gute kugira ngo igiti gikure kigeze aho cyera imbuto? Urugemwe rurakura, kigera kuzana ibibabi nibyo, amashamaze, tuzamenye imbuto nyuma dusobanuke cya giti. Hagati y'urugemwe rukura na za mbuto harimo kuraba n'ibindi bitandukanye. Ahantu ko hazaba hapfuye byinshi tutaramenya za mbuto, niho ndi kwibaza. Uyu muntu azaye gukora ibintu bitandukanye, yitwa wa wundi, yitira ya sura ya wa wundi. Tuzamenya gute hagati y'urugemwe na za mbuto? Abantu bakwijwi ry'umukanguzi ntibamenye izina ryawe, bibwire. Njyewe nitwa Nepa. Urakoze. Nihagira abantu Nepa kanga cyangwa ngo bahahamure. Nta muntu n'umwe uriho ushinzwe kukwerera imbuto, wowe ushinzwe kuzerera abandi. Ubwo mbwiye n'abantu bari kutwumva ko ry'umukanguzi kugira gute ayushuwa uri siri ko ari cyo ushinzwe mu Yesu yavuze ngo iki bahere ko bamenye bazahera ko babonye iki zambuto, bahere ko bamenye iki, bahere ko bahimbaze so mu ijuru. None se kuki ushaka guhimbariza Imana mu bandi, wowe abandi bo bazayiguhimbarizamo bate? Ubundi iyo pressure rero ufite niyo mushyira ku bantu bagakizwa ngo babereke ko bakijijwe. Ariko kandi agakiza ntabwo ari ibintu tubamurikira. Ubundi wayi ushaka kureba imbuto zo mu bandi, izo muri wowe bo barazibona. Ubundi ni icyo umukristo akwiriye kwibaza. Niba nta mbuto wabonye ku bandi, abandi bo bazikubonyeho. Nshobora kuba none se imbuto ubundi zimaze iki? Ngo baze gutyo. Njyewe se uri kumbaza izahe? Imbuto zawe zimaze iki? Imbuto zawe, kwera imbuto kwawe bimaze iki? Ntabwo ari ukugira ngo nkwigaragarize. Kwera kw'imbuto
biterwa n'aho igiti giteye n'ubuzima bwayo. Ntabwo igiti ntikerera ngo bakirye, niyo zihungukiye hasi kirongera kikera, kuko n'ibiti byo mu mashyamba manini bitagira abazisarura birera. hari amashyamba abamo ibiti byera nepo bikera bigahungukira hasi bikongera bikera, sibyo? Rero objectif yo kwera kw'igiti si ukugira ngo imbuto ziribwe, cyera kuko gifite ubuzima bwo kwera. bimaze icyo giti nicyo bifitiye akamaro cyangwa bifitiye nde akamaro? Reka nkubwire, kwera kw'igiti ndabisobanura gute kugira ngo byumve. Igiti cyo ubwacyo kiriho, n'imizi yacyo iriho, sibyo? Umuntu yaza kugisarura ataza kugisarura, ubuzima bwo muri cyo buri oburije kwera, cyo cyaremewe kwera. Noneho ikintu nshaka kukubwira utandukanya n'akamaro k'imbuto, listen to me brother, ikintu cyaremewe gukora imbuto zimaze ku giti ni ukukimenyekanisha gusa, ntabwo ari ukuryohera abakirya. nanjye navuga kukimenyekanisha nyine na agronomiko. Igiti imbuto zacyo nizo zigisobanura. Nanjye navuga nti tuzamenyesha igiti gute hagati y'uko kera zambuka. Nyumva rero, hari n'ibiti byinshi byera imbuto mutazi, bitavuze ngo impamvu ndi gushaka kurwana n'iyo myumvire ufite, ntabwo twerera ngo abantu batumenye, twera kuko tugomba kwera. Hari n'abo twerera imbuto, izo mbuto bakaba batazikeneye. Ubu se nta mbuto utarya? Hari imbuto utarya kuko utazishaka, hari n'izo wanga igihe kigutegeka kurya. Hari izo twita amaronji, ushobora kuba uzikunda simbizi. Hari n'izo twita amapera. Hari n'imbuto zera avoka, hari n'ibinyomoro, hari amaronji mu bwoko bw'indimu. Indimu zigira amoko menshi, hari izisharira, hari izo twita ndimotamu na ndimukari. Hari abatarya izo ndimukari, ariko bagera igihe kibategetse kuzirya bakazirya. Hari abantu twerera imbuto bakatwita abasazi, ngo ni uburyarya. Hari n'abo twerera imbuto bakatubwira uti mwigize abatagatifu. Hari n'uwo werera imbuto akaguta ariko nk'iki kigoryi. Abo ntibatubuza kwera, nta nubwo papasi yacu yo kwera ari ukugira ngo bazirye. Twebwe twera kuko dufite ubuzima butuma twera, kandi twera imbuto zisobanura abo turibo. Nicyo navuze rero, ntabwo ndi kure yawe, nubwo nashatse kubanza kurwanya abantu bagenzura imbuto z'abandi, kuko nta muntu n'umwe uriho wo ukurimo umwenda wo kwera imbuto urya, ariko wowe uriho urimo umwenda wo kwera imbuto abandi barya. Niyo mpamvu nuzibura ku bandi uzera abandi barya izawe. none icyo ndi kwibaza kigiki tutarahuza neza, uri kugira ukajya mu murongo ukongera ukavamo gato umurongo ndi gushaka. Ntabwo ariko mba mu wawe, niyo mpamvu ngenda ingi. Icyo ndi kuvuga ni iki ngiki. Yesu yaravuze ngo muri itabaza ndi hejuru ku musozi, buri wese agomba kureba iryo tabaza, sibyo? Kugira kureba iryo tabaza no kugira ngo uhindukire. Hari abantu bakeneye imbuto, bakeneye gusanga Kristo. Erega ibyo uvuga ndabyumva. Turi hano kugira ngo tubwire abantu baze kuri Kristo, kugira ngo baze kuri Kristo nuko bazareba imbuto wera, bahere ko bazi. Kuki mbwa ko imbuto atangwa kuzera, kandi uwo muntu agomba kureza imbuto akaza kuri Kristo. Urambeshyeye. Abantu bose badukurikiye barabize ko ntavuze ngo si ngombwa kwera. Oya, ni ngombwa. Jewe sinera imbuto kugira ngo abantu bazi, nera kuko ngomba kwera. Nta n'igiti gishobora kwibuza kwera, ibi nabyo bimenye. Nta giti kibuza kwera, cyo cyera kuko muri kamere yacyo kigomba kugira gute kwera. Ikintu tutari kwemeranaho ariko uri kwita ngo sinde mu murongo wawe, ariko uranihangana, ni nayo mpamvu nyine ngiye kujya mu murongo wanjye. Je suis comme je suis. Sibyo nawe uri. Icyo nshaka kukubwira ni iki,
ntuzigere ukora ikintu ku bwa kirisito ugikora kugira ngo abantu bakibone, ahubwo gikore kuko uri cyo. Ni hamwe navuze ngo mbere yo kuba ababwirizabutumwa tubanze tube ubutumwa, na mbere yo kuvuga iby'indimi z'umwuka tubanze tube umwuka. Ikibyarwa n'umwuka nacyo ubwacyo ni umwuka, sibyo? Icyo nshaka kuvuga ni iki, nibyo turi amatabaza ateretswe ku mugaragaro kugira ngo amurike, ariko abantu bamurikirwa n'icyo begereye. Hari abantu bari kure yo kwizera kirisito twizera, badashaka no kumumenya. Abo ntibadutera guhinyurwa mu maso y'Imana. Ikindi, hari n'amatabaza yazimye, ari bo ba bantu wise bakora uwo murimo ariko umucyo wa kirisito utabamurikiramo. Abo bazimye si urugero, rwaba urubi cyangwa urwiza njye sindi ubafatiraho. Urugero rubi ndufatira kuri Satani se w'ibibi, urwiza ndufatira kuri kirisito se w'umucyo. Ni ukuvuga ngo bibaye ibyo, nta muntu wari gukizwa n'umwe arebye ku myifatire y'abantu mu isi, nta n'umwe. Ariko umucyo wa kirisito urahagije ngo nepo niba ntamwemera imbuto z'agakiza. Birahagije kugumana kirisito kuko ndi connected na kirisito. N'undi muntu wakijijwe kubera umuntu. Twasomye Bibiliya, ni ibyanditswe byera, ni ubuzima bw'Imana, ni imibereho ya kirisito. Wayimushaka ko imibereho ya kirisito aniseti wacogoye utayifite, bihinyure n'ubuzima bwo muri Yesu ngo nuko ari njye tabaza niba nazimye se, aho nkura umucyo nihe? Si muri kirisito? None se gutuguma kuri njyewe kandi nanjye mfite ahandi nkura uwo mucyo? Guma kuri kirisito no mu gihe aniseti yacogoye, sibyo? Mose arapfuye ariko siwe yayoboraga urugendo muri direction, icyerekezo yari arimo. Hari inkingi y'umuriro n'igicu. Iyo Mana iri kumwe n'Abisiraheli irakomezanya nabo Mose atariho. Iyo Mana iri kumwe n'Abisiraheli irakomeza Joshua adahari. Iyo Mana iri kumwe n'Abisiraheli iravuga Eliya yaragiye, iravuga Samweli yarapfuye. Niba ivuga Samweli yarapfuye, aniseti kuba ndiho byica iki ku busabane bwawe n'Imana ngo nuko njye ntagisabana nayo? Never. Uko si ukwizera. Tube direct kuri kirisito, imbuto abandi bateze tuzere, umucyo abandi batamuritse tuwumurike, imirimo abandi batakoze tuyikore, kuko nta muntu ukora ibyo uzambikirwa amakamba uzayambikirwa n'imirimo yawe. Niyo mpamvu abo batatubera urugero ntibavuze ngo twice abantu b'intangarugero. Amen. Ndi kugenda njyamo noneho. Aha, ndi kwibaza no umuvugabutumwa, ivugabutumwa rimaze iki noneho? Ivugabutumwa rishingiye ku bintu bibiri. Harimo, niwumva ririmo ibintu bitatu purito. Harimo uwatumye, harimo uwatumwe, harimo n'icyo yatumwe. Ntibyumvikana? Ni ukuvuga ngo rimenyekanisha nyir'ugutuma. Ni aniseti ndi umuvugabutumwa. Ikivugabutumwa mfite rimaze ni uguhuza abantu natumweho n'uwantumye. Yego. Ikivugabutumwa rimaze ni uguhuza abantu n'uwagutumye. Niyo mpamvu nabaza ngo noneho akamaro k'iryo vugabutumwa, ndahita ku muhanuzi inyuma, k'iryo vugabutumwa muri sosiyete tubayemo ni akahe? Ese karubahirizwa? Ibibazo bibiri nibyo birimo aho ngaho. Akamaro k'iryo vugabutumwa ni akahe muri sosiyete tubayemo? Dani, Prito Nepo, ushobora kujya kubaza inka ngo amata watanze yamariye icyo abantu? Birashoboka, nshobora kubibaza. Uyibaza inka? Oya, nabaza uwayatanze. Cyangwa wabaza uwanyweye ngo ibyo wanyweye byakumariye iki? Impamvu nkubaza gutyo nyine tuganire. Ari wende nka reka tuyireke. Ari njyewe watanze amata n'uwayanyweye, ugaragaza impinduka ninde? N'uwatanze amata cyangwa n'uwanyweye amata? Iyo ujya gushaka umumaro w'amata, uwupimira ku bayatanga cyangwa uwupimira ku bayanywa? Icyo gihe nawurebeye ku bayanyweye. Ariko iyo nsanze, uretse iyo nsanze abona akabaje umusaruro, nimba abantu banyweye amata, cya mbere nimba hari bwa kigomba gukira. Siyego, nimba hari ibintu ndeberaho. None mpita nibaza ngo
ko banyweye amata hari barwaye bwake ntibakire, bakagumya bakarwara bwake Ukomeza kandi kubaha amata andi yanyowe. ukomeza Ntabwo kubaha ikibazo wabahaye amata afunguye, ukomeza kuba handi. None se tanga urugero kuko urambaza mu izina ry'abandi, ndakubaza nk'umuvugabutumwa ngewe nkanjye. yego, Noneho uranzi cyangwa ntunzi? ndakuzi. Hanyuma burya uri kumbaza ukurikije ubutumwa ntanga. Ariko uyu munsi ndakubaza nka ambasaderi w'abandi. Urambeshyeye, sinzigera nanabaho. uhagaze mu cyonga. No, ntacyo mpagazemo kuko nta n'umwe mpagarariye. Mbaza nkanjye ushingiye ku butumwa ntanga, ngusubize nkanjye nshingiye ku butumwa. Uretse no kuvuga ngo ni amata afunguye, hari n'abantu babura vitamine muri bo zigatuma izindi vitamine zitinjira. Ibyo nabyo bibaho. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona ngo amavuta ngo harimo vitamine C, atuma umubiri ususuruka ugashyuha ntukonje. Iyo vitamine C irabuza amaraso kuvura. Amaraso navura ntabwo atembera neza mu mitsi. Harimo K, ni amavitamine agenda agira menshi, cyangwa D. Vitamine imwe muri zo iyo ugenda uyibura ugenda utakaza ubudahangarwa. Hari igihe rero ikintu cyagikungahaye ijambo ry'Imana riri perfect. Uyu munsi abantu bumvira ihwanye n'irari ryabo. Icya kabiri, turi mu gihe cy'inzara y'ijambo ry'Imana, ku buryo butuma iyo ibihari by'inzara abantu barya ibibonetse byose. Hari abariye ibibonetse byose bagira ngo barariye, barwaye bwaki bagira ngo ikibazo n'ibyo bariye bibahumanya, kandi ikibazo si ibyo bariye n'ibyo bahisemo kuko nibyo babonye. Urabizi ko hari abantu badakunda ijambo ry'Imana, bakunda byacitse. Siritu nkawe uri kuri social media, uzi ikiganiro kigira views ari ikimeze gite? Ni ukuvuga ngo abantu bari kwihitiramo ibihwanye n'iki n'irari ryabo, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rifunguye, rirahari, riri strong, ariko baryumva bate? Icya kabiri, kugira ngo ijambo ry'Imana rikugireho uruhare, ni ukuryumva ukaryemera, bimwe twavuze. Wamara kuryemera ugahinduka. Uburyo bwo guhinduka rero bushobora kugora uwumvishe, ariko uvuga yatanze uburyo bwo guhinduka, kuko twasomye ibyanditswe byera. Niba twasomye ibyanditswe byera tukabisomera abantu, njye nshobora kubitanga mu buryo bwanjye, ariko se wowe mu buryo bwawe wasomye ibihe? Abantu bose baduteze amatwi, ibi mubyumve munabyibagirwe. Umuvugabutumwa ntabereyeho gufasha abantu ari kubwiriza. Umuntu afashwa bitewe n'ubusabane agirana n'umwuka umufasha muri we. Umwuka w'Imana muri wowe iyo yagiye ntawe uhari, ibyanditswe byera ntibikuryohera, umwigisha nta kuryohera. Atera haleluya arangiza ataranderanje, kiriya yari ngombwa nuko yariye. Wavuga ngo Imana ishimwe yankoreye imirimo, ati nta mugayo, muje kutwirataho. Nta mwuka w'Imana umurimo, ibyo uvuga byose biraba urubanza. Ikibazo rero si uwigishije, nubwo hari n'ibibazo bituruka mu bigisha batarigishijwe n'ibyo bigisha, nyamara bakaba abahanga muri teoloji. Uzi ikimugize umuhanga? Ni uko yigiye ijambo ry'Imana kuritsinda, ryo ntiryigeze rimutsinda ngo ahindurwe naryo. Kandi dukeneye uwigisha ijambo yatsinzwe naryo, ntidukeneye uwo waritsinze. Niba yararitsinze akaza ritaramutsinda ngo rimuhindure, araduha inyuguti yatsinze, ariko uwarihinduye araduha impinduka z'ubuzima yahindutse. Rero nitwigishwa n'umuntu utarahindutse ngo aduhe ubuzima bwamuhinduye, araduha inyuguti afite, izo ntacyo zimara. Ariko ubugingo bwa Kristo muri wowe wumvishe za nyuguti bumaze iki? Niba ubugingo bwa Kristo buhinduka, umuntu utarahinduwe akakubwira iby'inyuguti, mu nyuguti wumvamo ubuzima, kuko izo nyuguti zandikiwe ab'ubuzima. Amen. Amen. Ndi kwibaza noneho uyu munsi, muri iyi minsi abantu bararya ibizima gute ko urukungu rukivanze n'amasaka kandi igihe cy'isarura kitaragera, kandi urwo rukungu rwo ruri kugenda rutanga ibyo bintu utubwiye by'inyuguti bitabanje kubatsinda, nirwo ruri kwica ibyo bintu.
abantu barafata ibintu bizima gute muri iyi minsi tugezemo, iyi minsi y'imperuka? n'urukungu ruri kubyica. Ndabibara gutyo. Iryo jambo ninde warivuze? Uribuka ko uwo mugani ari impamvu bivuze gutyo, urukungu ndagende kuri mugani wa Yesu. Ni Yesu wawuciye. Icyo nicyo nashakaga kukwibutsa. Yesu wawuciye. Bamusate dukuremo bino bintu. Impamvu mvuze nashaka kuganisha abakora ibyo bintu dushobora no kurebesha amaso mu tukababona. Hati umuntu nubwo ari kuvuga bino bintu ko ntibimurimo. Akamera nkaho ni ngo murebe ibyo mvuga, mwumve ibyo mvuga ariko ntimurebe ibyo nkora. Barahari. Ariko ntiwagenda ngo uvuge ngo nyamara uri kubivangavanga kubera ko turi muri cya gihe cy'amasaka n'urukundo. Ubundi sura mushaka hiki. Nyene kubaza ari ikintu ni kwibaza no kiro kintu. Hari abantu bakeneye kumva ijambo rizima ry'umwime bakaza kuri Kristo. Cyane ko iyo ntego yivuga butumwa turi gukora uyu munsi. Aba bantu bazarikura he ko amazi abenshi bari kugenda afata amazi y'ibiroho ariko bitewe n'uri kuyabaha. Ariko se koko bararibuze cyangwa bahisemo aho ritaba? Nitureba bino bintu reka ngiye nsubire kuri rwa rukungu wabaye ahantu bahinga amasaka, uzasanga igikungu kibyibushye cyane kinameze neza. Bihuye bivugiye iki? Uzasanga wa muntu uvuga ibitamurimo afite n'akarimi kemeza abantu ku buryo wowe uvuga ibyanyabyo. Ntabwo ikibazo rega ari wa muntu uri kuvuga. Turashaka ro muntu abona ibizima gute? Uyu muntu dukurikiye uri kubariza azi neza ibizima, azi neza n'ibyo yahisemo. Bagikeneye kuramizwa amata. Abo bagikeneye kuramizwa amata ntago bayabuze. Nibirinde mu mahitamo yabo, bumve bakurikije ijambo rya Kristo. Nepo umuntu wari we wese afite amahitamo yo kugira haba n'icyo yumva kuri social media. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Uravuze ngo urukungu ko rukiri rwinshi. Ntabwo twari twabaho mu gihe rutahari. Mu gihe rero turakora gute? Rwahozeho. Ariko nubwo urukungu ruhari ntabwo rurumbya amasaka, ntabwo bituma amasaka atera. Sibyo? Ndabyemera ibyo. None se kuko necero Maria amasaka. Ikintu gitangaje, umuntu ufite umurima cyangwa uri mu murima w'amasaka, amasaka yeze, urukungu ararumenya cyangwa ntarumenya? Amasaka yeze ararumenya. None se ubu uyu mwanya nipo tubwizanye ukuri, ntabwo mvuze ahantu twicaye hano, turi ku karubanda, turi kuri social media nyine abantu niko bari kutubona, ariko ahantu turi muri iyi area turimo nta bantu bagendamo bababwiriza butumwa uzi, ahubwo abenshi badaherukana n'uwabatumye, batafite naho yego, ntibaherukana n'uwabatumye, noneho ntibanazi. Ni nk'uko hari abantu bameze nka cya gihe umwana bamusiga ku rugo agafunga ngo ajye kuzerera, yafunga bakamushakisha bakamubura, sibyo? Urufunguzo rwambaye mu ijosi, none yaba rwambaye mu ijosi we yazerereye iwabo, bagaca ingufuri bakagura n'indi bagafunga, we akazerera azi ko akigira urufunguzo rufungura iwabo, kandi barahinduye ingufuri kera, n'umuntu umubonye agira ngo uwo mwana agira urufunguzo rw'iwabo. Hari abantu yabeshya ngo muze mbafungurire iwacu mwinjire, kandi ingufuri yarahindutse, kandi bakaza hari abantu bakigira Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo, ariko mu by'ukuri ingufuri zaravuyeho, sibyo? Umubano wabo ni wabo, iwabo bavuga ati iki kirara aho tuzakibonera muzakituzanire n'iki wacu gitahe, ariko yatubereye iki ikirara. Nanone na cya kirara kikaba kizi ko kizengurukana iki urufunguzo rufungura hehe iwabo, byirirwa byatura imigisha rero, kuko bazi ko iwabo hari ibintu bihari, yabisezeranya abantu akavuga ati wacu biriyo nzabiguha, ariko nta rufunguzo rubigeraho, wabitanga mu kanwa ariko ntagira urufunguzo, nyine birafungiranye, sibyo? Abo rero babakurikira nibabanze barebe ubuzima uwo mwana bahayeho, koko uko asa agira umubyeyi, uko yambara afite umubyeyi, nta mubyeyi udakarabya umwana, sibyo? Uwo muntu mu by'ukuri koko arejejwe, reba imirimo ye. Hari umubyeyi ukarabya umwana ntamwambike?
uwo muntu arikwije agira ukuri afite umwambaro w'agakiza. gatatu, wakarabya umwana ntumugaburire? none se uwo muntu uvuga ijambo ry'Imana asa naryo? koko uwo muntu agira ubwiza bw'Imana cyangwa ni akarimi n'uburyarya? erega nubwo tumeze nk'abisobanura kugira ngo tumenyeshe abantu ibyo kuri social media, ariko abantu baratuzi. reka mbwire na ntuze ngo nawe baramumenye, ahubwo bacabiranya batarabamenya, biyitirira abana bo mu rugo kuko berekanye rwa rufunguzo, ariko ingufuri zarahinduwe. kugira ngo rero nawe umenye kuri intumwa ni uko ubuherukana n'uwagutumye. none se ubu uyu mwana ntashobora kwishitura akikangura akavuga uti urufunguzo iwacu bararukeneye kandi baramaze kurudisikonekitinga, atari rwo rugikora. none se ubu imbuto z'abantu b'Imana, reka mbaho urugero kuri social media. ndaje niriwe ntukanepo, shatse intege nkeya za nepo nizo nshyize ku karubanda, kandi nibyo birebwa. none se n'iki Imana yaduhamagariye? umuntu uhagaze guseka uwaguye, ngewe ngeze imbere y'umuntu waguye, hari abahagaze bari guseka, ntabona injiji ari iyihe? wabona injiji ari iyihe uri guseka? none kuki utabyutse uwaguye? none se ubu tuvuga intege nkeya, ninde utazigira se mu bavuga iz'abandi? uhagaze yenda atagwa. noneho tuganire, ninde utazigira mu bavuga iz'abandi? uretse ko urubanza rwacu Imana irucira mu muhezo, irushyize ku karubanda, ninde utaseba? urubanza rwacu ko Imana irucira mu ibanga, itumiye abantu ikarucira kuri firidi, ninde utaseba? kuvuga ngo ubutumwa, umuntu uri kumbwira ngo ndamumenyane, avuze ubugingo bwa Kristo, ari kukubwira ibya Kristo, araguhindura. ndabyemera ko umuntu akubwiriza ubutumwa akakwaturaho n'umugisha, akanakubwira umugisha. njye sindi muri bamwe bavuga ngo fata viza ngo ni icyaha. Imana irazitanga, ziriho ziva ku Mana. ngo amazu meza ngo n'amamodokari nibyo, ni iby'abizera, Imana yarabitugeneye, kubivuga si ikibazo, ariko bihabwa nde? ni umuntu uhindutse. iyo umuntu amaze guhinduka, Imana ihindura amateka. rero ninkubwira guhindura amateka ntarakubwiriza guhinduka, menya ko ndaherukana n'uwantumye. ariko ninkubwira guhinduka nyuma nkakubwira guhindurirwa amateka, menya ko ndi mu murongo w'ubutumwa, kuko Imana iyo imaze gukiza ubugingo ikiza n'imibiri. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha. ndakeka bisobanutse, birasobanutse ibyo twibazaga benshi, cyangwa se ibyo abantu benshi bibazaga. ko iyo ndi hano mba ndi kubariza abantu batandukanye, kandi ndakeka bose bari kugenda basobanukirwa. udasobanukirwa turi buze kumwereka inzira aranyuramo kugira ngo asobanukirwe n'ibindi ashaka gusobanukirwa. Aniseti, ibyo tubwiye twabyumvishe, noneho ndi kwibaza, noneho ivugabutumwa twaryumvishe, ariko se muri iyi minsi ivugabutumwa ubona uko riri gukorwa, niko izina rye ikavuga ngo izina rya Yesu ryabaye igicuruzwa. ariko tunarebye n'amakuru dusanga izina Yesu na kera ryaratunze abantu. uyu munsi akaba ari ikintu kiri gushyira abantu mu rujijo, kubera ko umuntu wese yabonye ko Yesu ari gutanga ibyo kurya, n'andi bavuze ati ari kugendana ibitabo gusa. tuyobora abantu gute noneho? njyewe ntabwo mburayiminga abantu kubwo gucuruza izina rya Yesu. iyo igicuruzwa ari cyinshi mu isoko, hari n'igihe utagikeneye, agera mu gihe agikeneye akamenya aho akibariza, kuko yigeze abona aho kiba. iri zina ni ryo zina umuntu yambara akarivugiramo akanarikoreramo, uritaramutumye ntiribigireho ikibazo, kuko urubanza rwaryo ntirucibwa none, ruzacibwa ku iherezo ry'ibihe. hazagira uwiyambika irya polisi cyangwa yiyambika irya gisirikare, basi uziyambika irya gitifu cyangwa mudugudu iryo, cyangwa wiyambika irya mutwara sibo, urebe ibikubaho. nuko ubwami bugenga ayo mazina, urubanza rurucira hano. ariko ubwami bugenga izina rya Kristo buzaca urubanza ku iherezo ry'ibihe. icyo uba udukoreye ni iki? iyo uvuga Yesu, iryo zina ryumvikanye rigira imbaraga kuruta ururimi rwarivuze, ntibibe impfabusa. izina Yesu rizagenda risirikire n'uwakumvishe. hari igihe azakenera Yesu w'ukuri mu gihe wowe wavuze utari ukuri, asanga iyo porodagiti yigeze ayumvaho, ntacyo bitwaye. nubona
nubona umuntu uri kwitwaza Yesu, Yesu nta kibazo yamugizeho, nawe ntuzakigire, kuko Yesu aba afite impamvu. Ubundi ntidukwiriye kurwanira Yesu intambara yagiye ku ruhande. Niba izi ntambara zatazirwana, zihorera, afite impamvu. Niba umuntu avuga mu izina rya Yesu, Yesu ntamwice, wowe ugashaka kumuhitana, menya ko ari wowe ufite ikibazo ahubwo. Kuki Yesu yamuretse kandi abyumva? Uzi ko Yesu umukorera ahari, umukorera areba, ukanamubeshyera yumva. Gute rero yaretse umuntu umubeshyera? Hari akantu njya nkunda kuvuga kanantangaje. Umbwira igitangaza muri abo bantu babiri. Ari Yuda wibaga amaturo abana na Yesu, ari na Yesu warekeraga Yuda ku maturo kandi Yuda yiba. Ubwo utangaje ninde? Abizi. Ubwo utangaje ninde? Ntabwo ari Yuda wibaho Yesu ari, ahubwo utangaje ni Yesu ureka Yuda wiba kandi azi ko amwiba, akamurekera mu kazi. Rero niba Yesu yararekeye Yuda ku giseke, wimukuraho. Yesu afite impamvu, arabizi ko n'ubundi Yuda azicwa n'ifeza, murekeraho. Aba ari iruhande rw'urupfu rwe nyine. tureka pese inde nta kintu twamufasha kugira ngo Yuda adapfa. Umwana wo kurimbuka umubwiriza iki? Uretse no kuvuga ngo tureka apfe, hatagira n'umuntu wumva tumuretse akagira ngo gupfa kwe n'uruhare rwacu. Tuvuze ibizura, ntahitemo, kuko si twe tumwishe, yicwa n'imirimo ye. Ariyishe Exactly. Muzi urupfu Yuda yapfuye, Bibiliya iravuga ngo agihanuka hejuru, ngo amara yarasandaye, inda yaraturitse, amara agira gute? Arasandara. Muzi abantu amara yasandaye babeshejweho n'iby'indamu gusa, kuko ubura burasakumba ubwo ku muturanyi, busakumba iby'umupfakazi, ubw'imfubyi, kugira ngo bahaze amara yabo. Nese aho amara atasandaye ni amara yarasandaye, ku buryo umuntu arya iby'uwagataro, uw'umuzunguzayi, akarya iby'uwo mu iduka, akarya iby'uwo ku mayinite, akarya n'imgemu yo kwa muganga. We amara yarasandaye ari hirya hino. None se tuvuge ngo Yuda azize abigishwa cyangwa azize Yesu wamurekeye ku giseke? Yazize kutumva no kutemera ibya Kristo Yesu. Yuda we ntabwo twamurira, yariyishe. Murakoze. Tugera tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Watubwiye ibintu biranga umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi. Ese uyu munsi umuhanuzi ariho? Uyu munsi hariho umuhanuzi? Ndi kukubaza gutyo. Nanjye uko ndi kukubaza mbarije n'undi. Ukuri kumbaza nanjye ndi kubariza n'undi. Uravuze ngo umuhanuzi ariho, ahubwo si ubuhanuzi bwo buriho? Biragenda nyine, umuhanuzi n'ubuhanuzi. Atariho nta buhanuzi bwa buhari. Ndashaka ibyo bintu bibiri. Mu byo uransubiza, nusubiza yego, ese ari gukora ibyo agomba gukora? Ari gutanga umusaruro ibyo uri kumbaza nkaho atumwe ibyahanura nari impari. Uwo muntu uri kuburayiminga nkaho ari gukora ibyo atagomba gukora, umeze nkaho ufite ibindi wamubwira gukora. Ahubwo we yahamagariwe gukora iki? Icyo nicyo twatagiye turwa. Icyo yahamagariwe nyine kugikora ni igikisi, urakizi? Yahamagariwe iki? Njyewe sinshobora kukuburayiminga mu muhamagaro kuko sinzi icyo watumwe. Turi bubihuze nibyo. Hari umuntu ugemura amata, hari n'ucuruza amakara, kandi mu rugo rumwe. Tubihuze n'ibyo, tumuhuze n'uburyo Elisa yakoragamo. Umuhanuzi umumaro Elisa yari amaze mu gihugu yari arimo, turebe n'umuhanuzi w'umunsi. Ndabizi neza ko ibi ngibi abantu bose ntitubyumva kimwe, ariko Elisa yahanuye atagira ubugingo bwa Kristo muri we. Yari afite ubuzima akomora mu bitambo n'amategeko, yitwaratse ku mategeko, arakiranuka. Kabiri, umuryango yavukagamo wamwemereraga kuba umuhanuzi. Gatatu, Imana yari yaramuhamagaye. Noneho icya kane, Elisa yaririnze, arakiranuka, arahanura. Uyu munsi umuntu uhanura si uwirinze, si uwitwaye ku mategeko, ni umuntu ufite ubugingo bwa Kristo muri we, butari ubw'ibitambo, kuko Elisa yakiranukishijwe n'ibitambo. Ibi iyo mbivuga mburana n'abantu bafite Kristo wo mu isezerano rya kera. Uyu munsi twebwe ntiduhanurishwa n'ibitambo, si amategeko, duhanurishwa n'ubugingo bwa Kristo. Bibiliya iravuga ngo uwizera ubuhanuzi, ingororano ze nazo ni iz'umuhanuzi. Gukiranuka kwa Kristo iyo biri muri twe, duhanura iteka. N'uyu mwanya wo kubaza ngo umuhanuzi ariho, ibi navuze nahanuriye ubugingo bw'umwizera.
niba umushakira kure reba aniseti uvuge ngo aniseti ariho, reka nkubwire icyo. Icya kabiri, nutemezwa nuko aniseti yahanuye, dore umuhanuzi. Gatatu, Bibiliya nikunanira tumbira Kristo. Aniseti ahanura Kristo, Bibiliya yanditse ibya Kristo. Nigukonfyuzinga izera Yesu. Aniseti nutamwumva umva Yesu. Abahanuzi bariho ku bw'izina rya Kristo, ariko niyo bashira. Gupfa k'umuhanuzi si ugupfa k'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bubeshaho umuhanuzi, ariko umuhanuzi ntabeshaho ubuhanuzi. bariho twakemije ko bariho. Kubaho gusa se nibaje ese ibyo bari gukora bari guhamanya n'uwabatumye tugendeye ku musaruro ko tugomba kuwubona, ku butumwa butagira umusaruro ntabwo waba upfuye nabwo. ariko uri kwitiranya ubutumwa n'ubuhanuzi. oya mpise njya ku buhanuzi, njye ku buhanuzi njye ku butumwa. none umuhanuzi ubundi akamaro k'umuhanuzi niho tujya no gusoreza ahatuye muri sosiyete cyangwa se akamaro k'ubuhanuzi ni ukumenyekanisha ibizaba n'uzabikora. Kumenyekanisha ibizaba n'uzabikora. Hanyuma iyo ari mu itorero yungura itorero. Kungura itorero uzi icyo ari cyo? Ni abantu baza bakurikiye wa muhanuzi. Nicyo nashaka kumenya. Noneho tuganire. Nta bantu uzi babakurikiye. Yego, iyo ni intambwe ya mbere yaje. Icya kabiri, nta bintu uzi Imana izakora yavuze bizaba. ndashaka kuza kumenya uwabivuze nimba koko yarahamanyije Imana sibyo, kuko none se kuko hari ababivuze bitewe n'ibyo wasobanuriye. hari ibyahanuwe bamanuriye bitewe n'ukuntu wasobanuye umukozi Imana agomba kuba ameze, kugira ngo dufashe mitanyuzeho mu kato ko bitazasohoka, kugira ngo dufashe abari kubyumva. Mbwira ubuhanuzi n'uwabuvuze tubanze tumugenzure, kuko we ntabwo uri kuvuga ubuhanuzi, ahubwo uri kugenzura abantu. Sinzi niba icyo kibazo uri kumva ko ari cyo ufite. Ikibazo mfite muri ino minsi anise tugenda tukivuge gutya, hari ikintu ivuga yakumva ngo twigishijwe nabi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abahanuzi ugasanga ibyo bahanura bijya kumera kimwe, ariko wajya kumva nimba anise tumuzi nk'umuhanuzi ejo, ariko wihangane ko ngutanzeho urugero, ntabwo ari wowe. Ejo mubonye mu bindi nkibaza ko uyu muntu abona ko ari umuhanuzi. Ibyo bindi se byuvuze ni ibiki? Ari imbuto zitari nziza, reka mvuge gutya. mu byaha abantu bakahita bibaza ikibazo nyirajwe n'abantu benshi. Hapfuye umuhanuzi n'ubuhanuzi bwapfuye se? Nicyo kintu ushaka kwenye. Hari ahantu washenye tugitangira ngo izaga ku bitugu by'abapfapfa. Reka nkubwire, kandi hariho abazima. Nyumva, hari umuhanuzi ugira iherezo nk'irya Satani. Uzerezo nk'irya Satani mvuga yatangiye ari marayika w'umucyo. Uyu munsi ni marayika w'iki? Uyu munsi ni marayika w'iki? W'umwijima. None se bikuyeho ko Satani yaramyaga? Bikuyeho ko yari uw'umucyo se? Niba umuntu yarahanuye ari kumwe n'Imana nyuma akagwa, bivuze ko yishe n'iby'ubuzima bw'Imana? Ikibazo si ukugwa, nyuma yo kugwa ari gukora gute? Ntabwo ibyo bindeba. Ntabwo ibyo bindeba. Hari imipaka murenga. Ubundi aho uri niho hasobanura abo muri kumwe. Aho uri niho hasobanura abo muri kumwe. Niba yaguye gute ubundi muri kugenzura imirimo y'umugwe abazima mutari kujya kumuramira? Ko ari nacyo kibazo abantu tugira. None se igihe yaraguye ko hari icyo yarabamariye? Igihe mwe muhagaze mu mumariye gatoya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera tukara ku mwami witwa Ahabu, yararashwe arasigwa mu igare, amenya ko yarashwe ariko arabihisha kugeza ubwo ashizeho umwuka. Dufite abantu bashobora kuba bararashwe ariko bo ntibashaka kuvuga ko uzamuhugura gute, uzamuganiriza gute atemera ko yarashwe, kandi twabonye ko yarashwe. Muri iyi zina kamere yacu ntabwo ari ngombwa ngo umuntu akwereke ko inama ahawe azemeye, ariko ni ngombwa ngo umugire inama zikorere naho mutari kumwe. Kuraswa kwa Ahabu rero mujya mukompara n'iby'umwuka akabihisha, bwari uburyo bwo kudaca intege ingabo. Kuyebereka ko arashwe cyangwa apfuye yaraziciyemo igikuba mbere y'uko apfa, yihagazeho ku bw'iyo mpamvu. Ariko kandi nabyo nabyemera, niba umuhanuzi arashwe ntaze gusambira ku karubanda.
none se mwe mwamuramiye mukamuvurira imbere, ariko uzi kuvurira umuntu ko no mu mategeko y'intambara kuvurira inkomere mu bazima ni ukubakura umutima. ibyo ndabyemera ariko siko bimeze. ibyo ndabyemera ariko siko bimeze. ntuzi ubyemerera icyo atari ko biri. oya nyine kuvura, nemera yuko inkomere igomba kuvurirwa inyuma, itagomba kuvurirwa hagati, ariko aho inyuma izemera gute kugiye itemera ko yakomeretse? none se niba itabyemera yireke. umuntu wese wavunitse ntawe umwigisha gucumbagira. niba itabyemera ashobora kuba wowe wumva ko ikomeretse nta gikomere ifite. rega biranashoboka ko hari abantu bajya babika bariho, ugasanga umuntu ari kubika umuntu uriho akatwumvisha ukuntu yapfuye kandi umuntu agihari. wabwirwa n'iki se niba mwebwe muba mutari kubika bariho? arega niba Imana yarahamagaye umuntu udahari ikamutuma gukorera aho uri, wishaka kumuyobora mu muhamagaro kandi yarahamagawe udahari, ikintu muhuriyeho ni uko yatumwe aho uri. noneho nubona ateza imbuto, mubwire si ngombwa ngo abyemere cyangwa ntabyemere, kuko inama iturutse mu mwuka ntijya inanirana n'iyo umuntu yaba arinda koreka arayumva. yego. Anisete reka tugushimire. urakoze cyane. reka tugushimire inshuti bavure mwe muduteze amatwi muri kano kanya. ndi kuganira na Anisete, hari aho mwumvaga tudahuza ariko twagira ngo ahanini dusubize bimwe mu bibazo mujya mwibaza cyangwa se mutajya musobanukirwa ugasanga byabajyanye kure, ariko ndakeka byose iby'ingenzi yagiye abisubiza. ariko turacyari kumwe nawe, mwamusanga ku ijwi ry'umukanguzi, agenda abisobanura byinshi kandi ari ibyigisho bizima, no kumusaba muzajya mubona uko Imana izajya imushoboza. ikitugenza ni ukugira ngo tubahe ijambo dushorewe n'umwuka wera rizima, kandi nabwiye ngo ukuri ni Yesu, ukuri ni ijambo ry'Imana. Anisete, Imana igumugisha. namwe kandi Yesu abaha umugisha. mbere yuko tukurekura tugira ngo dutange nimero, utange nimero za telefone, birashoboka yuko hari uwagiye gukenera nyuma yuko tuvuye kuri kamera. umuntu wadukenera rwose nabona umushumba we natwe azaba tubonye. nimubanze murebe abashumba banyu mbere yuko mutureba. ntabwo ari necessary Anisete. icyakora udafite umushumba twamuhitiramo gushaka umushumba, kuko twebwe kubaha nimero ntacyo bitwaye, zinariho, ariko kumpamagara nk'umushumba wawe ntabwo ari byo. ibi bintu bitera n'abantu uruzerero. ubundi Anisete ubonye ntumuzi navuze, ariko umushumba wawe murabana uramuzi, njye wambonye kuri social media, wihita ushiduka, banza umenye ngo nshaka guhamagara ninde. kubera icyo ushaka guhita ushiduka, kubera iki nanjye nshaka guhita nguha nimero, kugira ngo se bigende bite? reka duhurire ku 108 mugani ya ndirimbo ivuga ngo ndi umukristo, ariko kandi nimero yanjye ni 0782 7262 iyo utayumvise ntiwandika muri comment ngo subiramo, ahubwo wowe usubiza inyuma. yego. Yesu abaho umugisha. Yesu agumugisha. no dusengera Imana, usengera n'abantu b'Imana, tugende ku musozo. Mana turagushimiye, ubuntu bwawe nibwo bwatuzuye, ijambo ryawe ryatubeshejeho, none turiho tuganire ku by'iminsi n'ibihe. duhe kuba abantu badaca urubanza, ahubwo bitegura ko bazarucibwa, tukizera Kristo umucamanza kugira ngo atuneshereze. duhe kwizera, aleluya, duhe kwiringira ubutsinzi bwo muri Kristo, tuticajwe no gucira abandi urubanza, ahubwo twizeye ko Kristo yadutsindishirije urubanza. n'abandi bari munsi y'akarongo gatukura bari mu rubanza, ukuboko kwawe kwatuzahuye, aba ariko kubazahura kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. dusengeye umuntu ubabaye wumvishe ikiganiro akagicamo, uze kumuha uyu mugisha twatuye, n'ugisoje umuha uyu mugisha kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. tubisenze twizeye none n'iteka ryose ku bwa Kristo Yesu, amen. turagushimiye wowe wabanye natwe muri kino kiganiro cyose kandi ukabusuzanyije natwe. reka tuvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi yivange mu byawe byose, kandi uyu mwaka wa 2025 uzakubere umwaka w'umugisha. ibiganiro byacu ku ijwi ry'umukanguzi no ku Musaraba TV nakagaruka. ciao ciao. Amen.
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafitiye ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya